Imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zandikirwa hano ku isi ziri gukomeza kugaruka kubiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri leta ya California, umujyi wa Los Angeles. Ngira ngo amakuru murabizi ari kuvugwa muri Los Angeles, umujyi wa Los Angeles, nuko muri iyi leta hadutse inkongi y'umuriro. Ni inkongi y'umuriro yadutse abantu batazi ngo iyi nkongi ivuye he. Donc bagiye kubona babona biri gushya, babona amashyamba ari gushya, babona amazi ari gushya y'abaturage, donc babona buri kimwe kiri gushya, batazi ngo uyu muriro wavuye he. Ni umuriro waje ufite ubukana ku rwego uyu muriro kuwusobanura uburyo wadutse n'ubu byacanze abantu. Ni umuriro donc nyine kuwusobanura nta babuze ibisobanuro. Abahanga benshi baraza bakanariza batuye umuriro, none no kuwuzimya nabwo nyine wumve ni umuriro. Mw'abantu mwe navuga ngo ni igitangaza kuko ni umuriro wacanze abantu. Kuri ubu ngubu amazu mu mujyi wa Los Angeles, inyubako z'imiturirwa zigerekeranye, kuri ubu ngubu izo nyubako ziri hasi zarahiye. Inyubako ziri hasi nyine ngira ngo uragenda ubibona mu mashusho agiye atandukanye uburyo inzu zabaye. Abakire bubatse inzu z'imiturirwa zirenze, zimwe ziba zirenze bubakara n'ikoranabuhanga rinadetekitinga ngo inkongi y'umuriro ngo ibiki n'ibiki, cyangwa se bakabanashyiramo ikoranabuhanga ngo iyi nzu igomba kwizimya. Byaranze ku rwego rwo hejuru. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, abagabo gutera akabariro byanze. Muganga gakondo arabafasha mukongera kugira imbaduko di kubabaswe no kwikinisha. Namwe twabatekerejeho tubazanira umuti ubafasha gutandukana n'izo ngeso zabananiye. Babaswe no kunywa ibiyobyabwenge, namwe mwatekerejweho kuko tubafasha gutandukana n'ibyo binyago. Akarusho kandi muganga gakondo avura indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, ibigaburano, ibihuhirano ndetse na nyabingi. Ku ndwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, muganga gakondo agukora urikaka. Wihangayikishwa n'ukuri mu mahanga wibaza uko imiti yacu iraza kukugeraho, kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi vuba cyane. Ku bindi bisobanuro ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0782 77 55 erega amagara nicyo gishoro ufite gikomeye di. Sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza. Los Angeles by'umwihariko ni umujyi, donc ni umujyi w'ubustari, ni umujyi w'abastari utuyemo ibyamamare byashoyemo mu by'ukuri, donc amafaranga bashoyemo amafaranga mu kubaka. Ariko na leta z'ubumwe za Amerika yita cyane ku mujyi wa Los Angeles kubera ko hari ibiberamo byinjiriza amafaranga menshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donc ngira ngo ibyo byose turi buze kuza kuba twabigarukaho muri aya makuru. Los Angeles ngira ngo murabizi ko uyu mujyi ari wo urimo Hollywood ni agace donc abastari batuyemo, bakiniramo amafilime, bagira nyine Hollywood. Ngira ngo mu by'ukuri murayizi abastari benshi. Wumve uyu mujyi wa Los Angeles ni umujyi w'abastari ku rwego rwo hejuru, ku rwego inzu z'imyidagaduro nyine leta bashoramo amafaranga. Niho hatangirwa ibihembo byinshi za Grammy, ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Ni n'umujyi uhiye, hari ibihembo byategurwaga byari gutangirwa muri uyu mujyi kubera ko ni umujyi w'abastari. Ariko nyine ni wumva ngo umujyi w'abastari, wumve nyine ko n'ibintu bihabera biratandukanye kandi biteye ubwoba. Ni umujyi wari wiganjemo ikintu bita ikiyobyabwenge kubera nyine abastari. Donc nyine ikintu cyose kibi cyari muri uyu mujyi Los Angeles, muri leta ya California. Buri kintu cyose kibi
uzana ikiyobyabwenge. Noneho ikintu bita ngo indaya, ikintu bita indaya cyari muri uyu mujyi. Ikintu bita idini, amadini yose ahakana Imana, biravugwa ko yabarizwaga muri uyu mujyi. Buri kimwe cyose cyo guhakana Imana cyo nyine wumve ni umujyi wari ubayeho ku rwego nyine byari bigeze naho bavuga bati se wavuga n'Imana bikaba ibindi, ahubwo bari nyine ikintu bita satanic, ikintu bita satanic, amadini arwanya Imana, hakana Imana yari muri uyu mujyi. Niyo mpamvu nyine ni umujyi wari umaze nyine kuvuga wenda hari ukuntu ibintu biba barangiza wenda bagashimira Imana ngo icyo kintu ntabwo cyabaga muri uyu mujyi. Ariko usibye nyine ahantu hari abantu haba hari abandi, hari abasengaga bavuga bati Imana ntidushobora kuyivaho, tuzayambaza iteka, Imana tuzayigumaho. Ariko nyine bigasaba kugira ngo nyine wihishe, ukihisha nyine kugira uvuga Imana ukihisha. Ikintu bita satanic, ikintu bita satanike cyari muri uyu mujyi ku rwego rwo hejuru. Ni umujyi bivugwa ko abawutuye doko bari bamaze, reka mbyite ngo wenda reka tubijyane ku bijyanye n'Imana, bari bamaze nyine nko kurengwa, nyine ku rwego nyine wumva nyine Imana, kwibuka Imana, ibyo kuvuga ngo yagukoreye ngo oya Imana muyigumisha iyo ngiyo, ibyo bintu muri kuza. Nyine hari ikintu bita abahakana Imana ku rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu abantu bari kubihuza ngo uyu mujyi gushya gutya bifitwemo uruhare n'Imana, bati ibi bintu uruhare rw'Imana rurimo. Ikintu cyambere abantu bari kugenderaho ndetse n'abari batuye hariya muri Los Angeles, bati mu by'ukuri ntushobora kumva iyi nkongi y'umuriro uburyo mu by'ukuri nk'umujyi uba ushyushye degere Celsius 5, warangiza ukaza nko mu bihugu busanga bifite nka degere Celsius nka 30. Nyine wumve 5, ubushyuhe bwa 5, nyine 5 nawe yumve. Ni ahantu haba hakonje, ngira ngo ababa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabizi, ni ahantu haba hakonje ku rwego rwo hejuru. Noneho uburyo iyi nkongi y'umuriro ubwo bukonje ubwo birumvikana niba ari 5, niba ari degere Celsius 5, ubwo urume hafi aho ngaho. Noneho ibyo byatsi biri mu rume bigashashagirana, inzu zigashya zigakongoka, inzu zigashya zigakongoka n'ubwo bukonje bumeze gutyo. Hanyuma reba noneho indege ziri kuzimya za kizimya mwoto. Donc wumve abayobozi muri California bashyushye umutwe, ariko nta kindi kintu babikoraho. Bari kuzimya byanze, bakazana niba ari ishyamba riri gushya, bakazana ibyuma bagakatakata kugira ngo ubwatsi budakomeza gushya. Like nyine niba ari ishyamba bagerageza nyine gukatakata ibyatsi bizengurutse iryo shyamba kugira ngo inkongi y'umuriro igumaho hantu. Noneho barakora ibyo ngibyo, umuriro ntibari kumenya ukuntu umuriro usimbutse abantu bakasakase, bakabona amazu y'abaturage arafashwe kandi bari bakasa aho hantu. Donc n'umuriro abantu batazi ngo byavuye he, ku rwego bari kuvuga. None uyu muriro uri kuva he? Uyu muriro uri kuvaho he watwitse Los Angeles ku rwego rumeze gutya? Wumve abantu bashyushye mu mitwe, inzu z'abaturage zahiye, abantu bavuye mu byabo bagiye, abantu bagiye. Nyine wumve mwabantu mwe birarenze ku rwego rwo hejuru. Fata izo degere Celsius 5 ubyumve neza. Noneho ikindi kintu nuko abantu bamaze gupfa ari bake. Hari ukuntu ahantu haba inkongi y'umuriro cyangwa akabikiza kimeze gutya, abantu bagapfa ari benshi. Hari kubarurwa imibare itageze no bantu ngaba, nyine imibare y'abantu bamaze gupfa n'ukuntu iyi nkongi y'umuriro imeze iri gufata. Ukabona imodoka ziri no kwigendera mu muhanda nyine ngo bagiye kuzimya. Mw'abantu mwe birarenze ku rwego rwo hejuru. Abantu bari kuvuga bati Imana ishaka ko uburyo basuzuguye Imana babirebesha amaso yabo. Nta muntu n'umwe donc ugizweho ingaruka ngo arapfa ngo aragira gute, hapfe bakeya ku rwego nyine icyo cyorezo. Nyine utekereza ukavuga ute se hapfa abantu nka 5 gute,
hapfa abantu 10 gute, hapfa abantu 20 gute, kandi turi kubona amazu y'abaturage yahiye, ibintu byakongotse byagize gute, hapfa abantu bangana gutyo gute. Bati mu by'ukuri Imana irashaka gutanga isomo rikomeye cyane. Hanyuma uraza kubikoresho biri gukoreshwa kuzimya iyi nkongi y'umuriro. Nakubwiye abayobozi bashyushye mu mutwe ba Los Angeles babuze igisubizo. Indege ziri kuza bakazana bya byuka bakagira gute, bya kizimyamwoto bakagira gute, indege zikagenda zikavoma amazi ikazi kamena ahantu hakazima mu kanya kongera hagafatwa. Abantu mwe byarenze urwego rwo hejuru, ku rwego Trump aherutse gutangaza ngo uyu mujyi gushya by'aka Kageni ni igihombo gikomeye cyane kuri Leta Zunze za Amerika, arebeye ku mari zari zarashowe muri uyu mujyi, ku bikorwa remezo byari byarashowe muri uyu mujyi, inyubako zikomeye cyane zinjirizaga gatubutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ibitaramo byaberagamo, imisoro byose, ibintu byose. Bati ni igihombo gikomeye cyane kuri Leta Zunze za Amerika, kandi iki kintu ntabwo Leta Zunze za Amerika izigera ikibagirwa. Hari n'abari kuvuga ngo batabaza Uburusiya, Amerika n'Uburusiya bararebana y'ingwe. Bati mutabaze Uburusiya nibwo bufite indege zikomeye cyane zashobora kuzimya iyi nkongi y'umuriro. Bati mutabaze Putin, mwamwihenuyeho, murafasha. Ibyo bintu byose ndibuze kuza kuba nabigaruka. Bati rwose mutabaze, nta kundi byabananiye, nta igisubizo cyanze, aho bukera hose ahubwo biribuze kuza kuba byaba bibi. Wumve ngo iyi nkongi y'umuriro yateye Leta ya California mw'abantu mwe, yabaye ihurizo, yashyuhije abantu umutwe. Hari n'abari kuvuga bati nuko nguko bitangira, bati nuko Covid yatangiriye mu Bushinwa birangira ikwiriye isi yose, batabura kera uyu muriro Leta Zunze za Amerika naniwe kuzimya, uyu muriro urakwira isi yose, abantu barimbuke gushya. Nuko abantu nyine wumve, kandi koko inkongi zimeze none ubwo urumva niki kitashoboka. Niba ari umuriro batazi ngo wavuye hehe, niba nyine ibintu bimeze gutyo biri mu mwuka, kuwuzimya umuriro bikaba byanze, none urumva utana kwambuka inyanja. Wakwambuka inyanja kuko n'umuriro nyine udasanzwe utazi ngo wavuye hehe. Ariko kandi hari ikindi kintu kiri kugaruka ku kijyanye no kuvuga ngo Imana irashaka kwereka Leta Zunze za Amerika nk'igihugu cy'igihangange ko isaha n'isaha, isegonda ku rindi iki gihugu cyajya hasi, cyangwa se nyine Imana igacisha bugufi iki gihugu. Nyine murabizi Amerika ni igihugu gikomeye, ku isi. Iyo Amerika ihagaze ikavuga iti turakuburira, genza gakeya. Rwose bisaba ngo umuperezida acishe make kubera ko nyine Amerika yavuze. Ni igihugu gikomeye ku rwego nyine imyanzuro y'isi iyo kivuze kiba kivuze. Ariko hari ibindi bihugu bahangana aho kwa Putin bavuga bati ariko mwigize ibiki ko natwe dukaze, bagakora ibibunda bya rutura, ibisasu bya rutura, nabo nyine bagahangana ku rwego rwo hejuru. Ariko akenshi ari n'igihe nako ubusanga nyine ari ibijyanye n'ubucuruzi, nyine ari like nyine intambara ishingiye kuri trade. Bakavuga iki gihugu kiri kuzamuka, kigiye kuturengaho, none reka turebe uko iki gihugu twagikubita hasi, dore kiri kuzamuka cyane, donc kandi gishobora guhita kigonda ijosi kikaba cyaduciraho wenda. Ati rero reka aho kugira ngo kizazamuke kiducireho, ibyiza nuko tukimanura. Nyine ugasanga hari intambara hagati donc ishingiye
ku bucuruzi ku bukungu reke nka Amerika na China murabizi ku kintu cya covid uburyo bitanye ba mwana bakavuga bati mwakoze iki cyorezo kugira ngo dupfe kugira ngo ubukungu bw'aba abantu busubire inyuma none namwe covid yarabagarukiye ugasanga nyine baritana ba mwana kuri icyo kijyanye n'ubucuruzi nyine bati ni dukora icyorezo tukagikubitayo inganda zirafunga twe turaba turi gukora biri kuzamuka turafunga imipaka nta kibazo ngira ngo murabizi mw'abantu mwe mugenda mukurikira donc nyine ubusesenguzi bugiye butandukanye kuri politike nyine ishingiye ku bucuruzi kuri ibihugu bikomeye cyane uburyo nyine haba hari ihangana rikomeye cyane murabizi USA kimwe nababwiraga ko kimwe mu bintu mu by'ukuri biri kugarukwaho ari ukugira ngo Imana icishe bugufi leta zunze ubumwe za Amerika murabizi ugufasha Isirayeli murabizi ibintu yakoze muri Gaza n'ubu ngubu igikora hari abarega Isirayeli uburyo igenda ikajya mu bitaro abasirikari ba Isirayeli bakajya mu bitaro barangiza bakica abarwayi bakica abana bagakora buri kimwe cyose kibi gishoboka donc nyine buri kimwe ntibite ngo abantu ngo bimeze gute ariko ni kimwe na Hamas nuko nguko guhangana Palestine uburyo umujyi wasenyutse ku rwego rwo hejuru gufasha nyine murabizi ko ni ibihugu ni inshuti zo ku rwego rwo hejuru Amerika na Isirayeli ni inshuti zo ku rwego rwo hejuru ariko murabizi ko Hamas ariyo yateye Isirayeli bwa mbere murabizi ko yateye Isirayeli bwa mbere kuko yanatangaje ko uburyo igitero Hamas yateye Isirayeli baravuze ngo mu myaka 50 nibwo dutewe byaka kageni imyaka 50 ishize nibwo dutewe igitero kimeze gutya na leta zumwe za Amerika Biden aravuga ngo tuzabahereza ibikoresho bishoboka byose byo kwivuna umwanzi icyo gihe Isirayeli irarakara ku rwego yagiye itanzitse ariko kandi na Hamas nuko nguko murabizi ibitero by'ikoranabuhanga bimaze muri 2024 baturitsa hano hose ari igikoresho cy'ikoranabuhanga bafite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru kandi bavuga ko Isirayeli ngo ari abantu bake ariko babanyabwenge bajya no kurwana barangiza bagasenga bakabanza gusenga Imana dufashe nyine Isirayeli irakaze leta zumwe za Amerika rero ibyo byose gutangaza ko bagomba kwivuna umwanzi bakohereza ibitwaro bakagira gute bagafasha Isirayeli nyine ibintu nk'ibyo ngibyo bati Imana ishaka gucisha bugufi nabo barebe uburyo Palestine Gaza byasenyutse amazu y'abaturage ari hasi abantu amazu yagwiriye ibiki byose ibitero nyine ibyo mura intambara sinziza bati Imana irashaka gucisha bugufi ugenda urebe uburyo ifasha Ukraine kujya guhangana n'Uburusiya donc gushoza intambara gufasha ibihugu byitwa ngo ni inshuti ugasanga niba kinjiye mu ntambara Amerika iragenda nyine ikabahereza ibikoresho ikabafasha nyine mu ntambara ugasanga barakora ibintu ku rwego nyine imijyi gasenyuka n'ibike murabizi za Iran n'abantu mwe n'ibintu byinshi gusa ibi ni ibyahanuwe burya iyo ubona intambara zimeze gutya ukabona ibyorezo bimeze gutya hari n'ibindi bitaraza abantu bari kuvuga bati ibintu byo kugomera Imana abantu nibashake bahindukirira Imana bemere kuyoborwa n'ubushake bw'Imana bati naho nibitaba ibingibi Imana irateza ibindi bintu bikomeye cyane ku rwego birashigisha isi cyangwa se nagurkiye umuriro ukomeze no muri Aziya na hehe nyine abantu bamenye ko Imana ikomeye cyane mw'abantu mwe Amerika si igihugu gikennye si igihugu kitarimo abahanga ku rwego umuriro urinda wafata umujyi wose ugashya ugakongoka abantu bakiruka bakajya gushakishiriza ibisubizano bitari bafite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru bakoresha ndetse n'izindi produit bakora bakaza bakanyanyagiza abantu bakavuga bati umuriro nturenga aha ngaha ariko byabananiye
byabananiye barazimya byanze dose. Los Angeles no kuyisengera, California state no kuyisengera, ariko murabizi ko subwa mbere hari ibindi biza bibayo, inkubi y'umuyaga imwe biri ku rwego rwo hejuru, imyuzure, ariko ibyo byose bira yaravuze ngo ibyo byose nimubona bibaye muzatumbira amaso mu ijuru kuko niho gutabarwa kwanyu kuzaba kuri. Ariko kandi ngo utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tumenye, tubone, tumenye doko dufunguka amaso, tumenye ibigomba kudutungira umubiri ndetse nuko tugomba nyine kuba muri iyi si nk'abantu mwe birarenze. Reka nsore zanga ngibyo ibiri kubera Los Angeles mu mujyi umwe uherereye hariya muri leta ya California. Ngibyo abantu benshi bari gukomeza kugarukaho. Uyu mujyi abahanga bakoresheje ikoranabuhanga ryahe na hehe byanze bari kuzimya, ariko byanga byakunda wenda hari igihe bizarangira. Ariko Amerika ntekereza irakuramo isomo rikomeye cyane, ndetse n'abantu bahakana Imana, kuko ikintu cy'Imana kiri kuza muri ibi bintu ku rwego rwo hejuru. Bati abantu ntibakire Kristo nk'umukiza wabo, bati nawe nibitaba ibi ngibi biri buze kuza kuba byaba bibi cyane. Reka nsore zanga ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanze subscribe ubikore, tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.